nari mfite imyaka afite 6 nibwo natangiye kujya mu mujyi mba marine nibera marine ibyumba nyine nkayandara mu kiraro. Iyi migati yapfaga bajugunyaga mu ngara munuza mu kimoteri nkagenda akaba ari yongera kurya. Nigeze kujya mu gikoni cy'umuntu nashatse kuvuga izina rye ngezemo ingwe nsangamo saa 8 z'ijoro. Warebye ingwe? Ego. Igihe kigeze ahita ambwira ngo na nyoko yarakujugunye ngo njye uzagushyira mu ishuri. Birangira mfashe umugozi ari inzu bari kubaka. Mfata umugozi ndiyahura. Inzara yarandiye nsanga umuntu yakinze mpita mfungura njya mu nzu mfata ibijumba yari yatetse byose atagwaye karibu. Ego. Nawe atabizi. Mbisuka mu mupira ndabijyana. Yego. Icyo gihe barankubise barambamba ku giti. Bakumbamba nk'uko Yesu bamubambye. Barambamba ariko mana we. Barambamba barankubita banyambura ubusa buri. Ngezo nansanga ni muri kabari urumva gusenga byese bihagarara. Ndakora mama akajya nkubita. N'abasore bakambeshyira ngo basenze ndi kumwe n'umuhungu. Mama akambwira ati nimbe na nyoko yabonye aho bajugunye ariko nangu uzabona aho bajugunye. Narakubitiwe imvura ikansanga y'uko akane imyati iragenda iranyica bagenda mba mubi kurenza uko ubungu ariko Yesu yamaye agasura we. Inkuru nziza TV. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Inkuru Nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, uri mu Rwanda, muri East Africa, ahantu hose ushobora kuba uri ukaba wumva ikinyarwanda. Turagusuhuje, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ndakwifuriza kugira ngo ukomeze kugira ibihe byiza. Turashimira abantu bose bakoze subscribe kuri chaîne yacu. Nukuri Imana igikomeza ibahe umugisha. Niba urebye ikiganiro utarayikora wayikora kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe, kuko ibica aha hantu ni ibintu byiza cyane byakugirira umumaro. Twasuwe n'umubyeyi ufite ubuhamya butangaje kandi bukomeye cyane, bushishikariza kugira ngo uze kubwumva ubutege amatwi wumve aho Imana yamukuye nuko yamugiriye neza. Ushobora kuba uri guca mu byo yanyuzemo ukarushaho kugira indi nkomezi. Turakwakiriye mama. Murakoze. Meze neza? Ndashima Imana. Reka dutangire dusenga kugira ngo twinjire mu kiganiro, ariko twagwaye ikaze. Murakoze cyane. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana nyiribihe, turagushimiye Kristo, tugushimiye ko twageze kuri uyu munsi. Uwiteka n'ubushimwe. Hari benshi bari intungane bapfuye, hari n'abandi bagiye mu bitaro, ariko twebwe uraturinda. Mana nuhabwe icyubahiro Kristo. Tuzanye imitima yacu rero n'utweze dutunganye. Amaraso Yesu amene ku musaraba Igorogota, Yesu ubugingo bwacu. Reka ayo maraso Kristo atweze hose mu izina rya Yesu. Tukweze kino kiganiro Uwiteka Nyiringabo tukikuraritsemo, reka ubonekemo, reka Mwuka Wera ganze mu izina rya Yesu. Cyodeje n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye Imana, duhamagaye umubyeyi, haleluya, ari we Rurema, badushyigikire. Kandi iki kiganiro tugiye kugira kano kanya niwakiza uzakireba wese, Mana kizamukomeze kandi kizamutere gukora
urakomera, urakoze, urakarama. Nidusaba turagushima, tushima mwami Imana yacu, tukirangize neza. Uwiteka Nyiringabo, kandi abizi neza kuri mu ruhande rwacu. Urakoze, urakarama, turatuje n'utuze mu izina rya Yesu Kristo, amen. hari abashobora kuba bakubonye bwa mbere simbizi ariko ntabwo babura. Yego. twibwire abantu. Amazina nitwa Tumukunde Christina. Ndi umumama, ndi umukristo, nsengera mu itorero rya Kirosheri. Yego, irenze byose adahana umugisha. Uri umumama? Ndi umumama, nkuko nabibabwiye. Ndi umumama w'umwana umwe n'abandi benshi ndera. Bana nawe bitewe n'ubuzima nagiye nyuramo, byatumye miga umuhigo ko Imana ni mu rugo zafata abana bari mu buzima nk'ubwo naciyemo. Imana arabinshoboje. Murakoze. Yego, ubuzima banyuze mu buzima nk'ubwo waciyemo. Amateka y'umuntu n'ubuzima bw'umuntu ni urusobe. Yego. Ni urusobe, ni inyikizeru umuntu azenguruka. Yego. Ubundi wavukiye he? Ubwo buzima nibwo tugiye kuganiraho. Nibwo tugiye kuganiraho kugira ngo nubwo ufasha abo bantu mwanyuze mu buzima bumwe, hari n'abari kubucamo none, ushobora kubera inkomezi kumva ubuhamya bwawe. Wavukiye hehe? Ubuzima wanyuzemo ni ubuhe? Umwanya ni uwawe. Yego, murakoze. Navukiye mu karere ka Gicumbi. Niho navukiye, ubwo ni muri Byumba niho navukiye. Navutse ndi umwana mukuru mu bana 5. Mvuka ku mumama utari ufite umugabo. Mama yambyaye afite imyaka 15. 15? Yego. Amateka numvise nuko yagiye gufata indangamuntu ametse. Ambana muri ubwo buzima bwari bukomeye. Igihe kiragera ansiga ahantu bamureze. Agenda mu Bugande kuko mama we na papa babaga mu Bugande. Igihe cyarageze asanga ababyeyi be, ngewe aransiga. Nari umwana mutoya ufite nk'imyaka 2. Ahagarukiye nanone agaruka afite undi mwana w'umuhungu. Nawe aramusiga, dusigara aho ngaho twese turi 2. Tuba mu buzima bugoye, ubuzima bukakaye cyane, aho batwimaga ibiryo, twambara ubusa. Ubuzima n'ubuzima nabayemo, mbese ndi umuntu udakunda kuvuga cyane. Hari mama wabima ibyo kurya? Naho mama yari yadusize. Ubwo ni kwa nyirasenge wa mama. Ubuzima nabayemo n'ubuzima nakundaga kubaho, nakunda kuvuga cyane bitewe n'ukuntu abonaga ameze. Kwambara, hari igipira bari baramaye, ni umumama wari warakimaye w'umukecuru, nicyo nambaraga. Kuryama twaryamaga mu cyaro. Ubundi kera, usibye ubu ngubu, kera twararaga ku birago. Noneho iyo bakikwimaga, kera bakundaga no gucana mu nzu, amashyiga akaba ari muri saro, twebwe niho twararaga. Nafataga icyo gipira nkagishyira mu maguru, ngashyiramo n'amaboko, nkaryama imbere y'amashyiga. Nta kirago nari mfite na musaza wanjye. Igihe kiragera, musaza wanjye ndamubwira ngo nanyura inzira ze, naye nyura inzira zanjye, Imana nibishaka tuzongera tubonane. Ni gutyo twatandukanye. Ngiye mitangiye kuba marine mu mujyi Ibyumba. Nari mfite imyaka 6. Nibwo natangiye kujya mu mujyi mba marine. Nibera marine y'Ibyumba nyine, nkaya ndara mu kiraro. Hari umupapa ateka resitora
yari afite na kantine. Iyi migati yapfaga bajugunyaga mu ngara munuza mu kimoteri, nkagenda akaba ariyo njya kurya. Koga nyine murumva yari danje. Ntabwo byari byoroshye, byari bigoye. Mbaho ngaho bumwe imvura yagwa ari nyinshi, nkajya mu gikoni cy'umuntu, hari ikintu bitaga bagusoza amasaka bita inara, sinzi nimba uyizi. Ndayizi. Iyo nagiraga muri we nkasanga bayiraje. Ego. Oya, inara n'inkoko biratandukanye. Inkoko ni agatoya, inara ni urunini. Ahubwo bakunda kucyita urutaro. Ego. Iyo nagiraga muri we nkasanga bayiraje mu gikoni, nageraga mu gikoni nkahita nyishyiraho nkasinzira. Umunsi umwe nazibagirwa mu mateka, nigeze kujya mu gikoni cy'umuntu nashatse kuvuga izina rye. Ngezemo ingwe nsangamo 8 z'ijoro. Warebye ingwe? Ego. Birangira vuze ngo mana ahangaha nuhansimbutsa nzagushima. Yaraje igiye gusa nkaho ihunahuna akaguru kanjye, niya mana yayindinze kugira ngo hari mbone simbizi, yahise ifata ikara irongera sohoka iragenda. Kwa kundi ikurikira ibishirira. Ndongera ndimuka njya ahandi, njya mu kindi gikoni cy'umuntu, njya mu mutiba. Ngeze mu mutiba intozi ni nazo zinsangamo, zirandya umubiri wose. Urumva no kutambara no kutiyogoshesha, umusatsi wari mwinshi cyane zijyamo. Ndavuga ngo mana nundinda urupfu rw'ahangaha rwo ndagushima. Imana yarabikoze. Uw'Imana izarinda anyura mu bikomeye, ariko ikamuhagararaho. Ngize imyaka 8 nahise nshaka akazi ko mu rugo. Nahuye n'umukobwa nshakira akazi, anshakira ku mumama nanone w'indaya wajyaga gutega. Mumama nawe nageze nzi ko ngiye kuruhuka, ngiye no kurya. Utarageraho? Yego. Bashobora kwibaza bakavuga ngo mama mwapfaga iki? Ese papa nta wari uhari? Papa ari ukuntu twebwe ushobora gutekereza akavuga se abana n'igihe banananirana bakananira ababyeyi, sibyo? Cyangwa umubyeyi we akaba agoranye cyangwa adashobotse, urumva ashobora kunanira abana. Mwe byari bimeze gute? Hari ukuntu twebwe batubyara ubundi batwita ngo umwana wavutse atagira papa we atamubona, bakunda kumwita ngo ni ikinyendaro. Ubwo ni gutya navutse. Umwana wavutse mu buryo butateganyijwe. Yego. Ni gutya ubwo bamwita. Noneho mama urumva yambyara umwana, nawe yambyara indushyi. Urumva ababyeyi nibo baramujugunye bakamusiga mu Rwanda. Noneho niyanezwe nari wenda avuga ngo ari kwa nyirakuru. Nge niko mbitekereza, simbizi, sindafata igihe cyo kuganira nawe cyane, ariko niko mbitekereza. Yabonye hari atadushobora. Yego, yatinye inshingano. Atujugunya aho ngaho arigendera. Papa? Papa ndaza kubwira namenyeye papa. Ndaza kuhagera, ariko papa ubwo nyine nari uhari. Use nangiye mbyara icyo gihe ne kuva kuse umwana wanjye arinde. Nawe ni gutyo nyine. Marine wundi ribyarira ikajugunya aho ngaho, urera karira. Ese mama wawe nawe yari Marine? Subwe ni yari Marine we. Umuntu watubyaye afite imyaka 15, unkurikira yavutse mama yamubyaye afite imyaka 18. Urumva usubava ngo yari Marine. Yego. Ujya kuri uwo mubyeyi wakurangiye wundi w'indaya? Yego. Njyayo ngira ngo ngiye kuruka umubabaro. Ahubwo ngeze n'ubwo umubabaro wanyishe. Yego. Umubabaro waranyishe, nasigaranaga umwana w'amezi 8. Akagenda nyine kujya gutega, ngasigara njyenyine aho ngaho n'umwana. Inzara naho yarahandiriye kuruta uko nari Marine njya gutoragura ibyo muri puberi. Inzara irandya yanyogoshesha umusatsi nazanye n'ubundi abari wo ngumana. Igihe kiragera, umunsi umwe bari bagiye gutega, umugabo ansanga mu nzu akubita urugi,
ansanga mu nzu naho Imana yarahandengeje urumva yari kumfata ku ngufu sinzi ukuntu nsakuje numva indi ndaya yaratashye niyo yamunyishije bukeye mu gitondo ndabimubwira ndavuga ati rero kunsiga ahangaha n'umwana birangora cyane ahubwo ibyiza wagira ahantu dusiga wataha ukaza ukadutora icyo gihe nutse igitutsi navugira ahangaha birangira muri iryo joro nanone arongera aragenda agiye azana n'umugabo urumva ibintu byinshi babikoreraga aho ngaho ndi kurira turyamye kuri matera imwe kuko twabaga muri chambrette byose babikoraga ndi kureba birangira rero umumama w'umusilamu aje arambwira ati aha hantu wazahabera indaya ngwino nkujyana ahandi ihene nziza ntawe izirikaho imbere birangira rero anjyanye iwe nkorera amafaranga 500 ku kwezi 500 ku kwezi nakoreraga nahuyemo n'ibibazo urumva nacuruzagamo akanyanga nkacuzamo ibigage ubuzima oya nyine urumva nyine ku kwezi nakoreraga 500 ariko imirimo nakoraga yari yo gucuruza ibyo bintu nango yari ihwanye n'amafaranga nahembwaga ariko icyo namushimirana n'ubu nuko atigeze yanga kunyogoshesha nk'uwo nguwo wundi noneho ngiye ikintu cyambabaje ndaho yarambeshye ngo agiye kunshyira mu ishuri nitegura nk'umuntu ugiye kwiga igihe kigeze ahita ambwira ngo na nyoko yarakujugunye ngo njye uzagushyira mu ishuri birangira mfashe umugozi ari inzu bari kubaka mfata umugozi ndiyahura niyahuye umugozi uracika bankuramo ntarasamba cyane wowe uciye ubwo wasanga waragiye ukavuga ati uziko bya bintu byica nageze nahamanitse hejuru umugozi noneho njye mpita nishyiramo nimba nagize ibiro byinshi nimba ari y'Imana irinda umuntu ntabwo mbizi ngeze hejuru uhita ucika mu gihe ugikuru wari urimo urakurura ngeze hasi baranyumvishije basanga rero sindapfa Imana indinda gutyo none se ubwo ni igiki cyatumye icyo gihe wumva uvuga ati nta yindi solution ni ukwiyahura njye numvaga ubuzima mbuhazi hari igihe ugeramo kumva ubuzima burakurambiye kumva nta n'icyo umaze ku isi kuko ugatekereza ukava ubundi mama ko yanshugunye nkaba nta papa ngira wa mugani undi muntu mazangira niziye birangira nekere none ikindi kuba yarambeshye ngo ngiye kujya mu ishuri nibyo bintu byambabaje cyane nekereza umunsi bari bagiye kumufunga akaba ari nge batwara kubera akanyanga tugeze kuri brigade basanga ndi umwana nibanshyiramo mpita nekeza n'ukunda mbeshye numva umubabaro nyine uranyishe kurya zina n'ubu umugongo imirimo nakoraga umugongo sinzi ko nzanawukira nakuye umugongo umwe ukaze birangira naho banyirukanye nkumbura kujya mu rugo ndavuga ati Marine mbuvuyemo uko nzabaho kose ariko bizaba ndi muri famiye nsubira mu rugo ngeze mu rugo nabwo birongera ubuzima buranga noneho inzara irahanyicira mu cyaro inzara irandya hahandi mu cyaro iwacu hari ukuntu umuntu yakingishaga urugi bikaba ari imbingo inzara yarandiye nsanga umuntu yakinze mpita mfungura njya mu nzu mfata ibijumba yari yatetse byose atagwaye karibu ego nawe atabizi mbisuka mu mupira ndabijyana yego bamvugiriza induru ati we ninde nitumukunda wibye ibijumba byo kwa runaka nitumukunda ariko navuga ati uyu munsi byanga byakunda tu ndi burye birangira nabwo ngeze mu rugo barambwira ngo nimbavire mu rugo ntabwo batunga umujura ndavuga ati sinzasubira mu mujyi ngiye kuzaba Marine ahubwo yo mu cyaro mu cyaro ndahaba
nkajya ndeba ahantu ibijumba byeze nkagenda nkacukura nkabirya, ubundi nkajya gucukura amafuku akaba ariyo ndya. Noneho umunsi umwe nagiye gucukura ifuku nsangamo inzoga, ndiko mbona ubuzima bukazira. ubona isi nta mpuhwe iri kukugirira. mbona isi nta mubi nayo, ubundi isi nta mpuhwe ugirira umuntu usibye Imana nyine izikagirira neza umuntu. hari abantu bayiryoheyemo oya sinakuzengereza. hari abantu bayiryoheyemo. uzi umuntu uba uri wiryoheyemo udafite Yesu ntabwo isi yakuryohera. oya ntabwo yakuryohera usibye Yesu wenyine uryohera umuntu. birangira nsubiye mu mujyi. yego. nsubiye mu mujyi umuntu arambwira ngo agiye kunshyira none mu ishuri. yari wo hafi yo mu mujyi ahantu ibyumba umuntu uzi ku Mukeri. nari munsi yo ku Mukeri niho nahise njya. anshyize mu ishuri arambwira ngo fata kotoni iri munuza mu kiraro cy'inka uyifure niyo uzajyana ku ishuri. yego. njya kwiga, urumva nasimbutse mu wa mbere no mu wa kabiri njya mu wa gatatu. nkigana amakaye 2 kubera kwigana ibibazo. twaje gukora ikizami mu manota mbu wa nyuma. bayi wa nyuma aranyirukana. anyirukanye ndavuga ati byanga byakunda aho ngeze aha ngaha nzabaho. wari ufite imyaka ingahe? nifite imyaka nk'icumi. 11 hagati aho ngaho. wakubititse ukiri muto kweri. nari mutoya ariko bijya bibaho. ibyo byose wanyuzemo? nari muto ariko byose bijya bibaho. zarangiye nikore nahise mfata akayote ku rugo rw'umuntu. ndazikorera njya ahantu nyine twari tuziranye bagira ngo wenda ni mu rugo bantumye. ngezeyo njya ku rusengero rwaho numva barahamagaye ngo tumukoreye ibishyimbo. wabyibye se koko? wampi numva ni kayote nari nikoreye bagira ngo ari n'ibishyimbo. urumva wari umaze kuryandika muri karitsiye nyine. ibibuze byari wowe? we ntabwo hari iwacu ahubwo hari ahandi. urumva ngenuye ni muri Byumba ariko ni ahantu mu cyaro. urumva nari nazamutse noneho nasubiye mu mujyi. icyo gihe barankubise barambamba ku giti. bakubamba nk'uko Yesu bamubambye? barambamba ariko Mana we barambamba barankubita banyambura ubusa buri. mbwira Imana avuga ati Mana nimba ari rwo rupfu umunsi wangeneye impfe birangire. bakuziza ibishyimbo gusa? ibishyimbo baranyamagana. ariko ndashimira Yesu wabaye mu ruhande rwanjye. nushije reka nsimbukaho. nushije imyaka 13 nasubiye mu rugo nsanga mama yaraje. yazanye abandi bana 2. ubwo twe tubaye 4. yabyaye? nawe numva mu bana 5 nawe ufite papa we uhuje n'undi. urumva rese papa afite papa wiwe. mama ndavuga ati kubera iki wadusize? na mama nawe nakunda kuvuga menshi ahubwo iyo umubajije yanakwica. icyo gihe naramubajije ahita anema mu kiganza. nka data. dore inkovu ngiyi. kiragurya. uri kuyibona? noneho nimba arashatse kunema simbizi. mama ni umugome. ni umugome. birangira yafashe umuhoro akajya kubita. mbese urabona imigozi babohesha ibirago byo mu cyaro yarayifasha nzirika amaguru n'amaboko. arambwira niyo bita imirarama. yego. aramfata arankandagira akajya atemesha umuhoro. birangira umugozi nkugize gutya uraguduka. ngize gutya ndavuga ati mama mbabarira. bati nawe nzajya kukubaza ubusa. ni umuhoro isugwa munuzano mu kiganza. undi ugwa hano ku gahanga. gusa ubwo yakuziza iki? ngo nuko nari mubajije ngo anshugunye iki. ariko Imana nyine igitubira ababyeyi mu bihe bigoye. kandi Imana nyine igidukuza mu bihe bikomeye.
byarangiye rero none mama mujugunye ndigendera ngaruka mu mujyi. Ntabwo wamujugunye waramutaye. Naramutaye ngaruka mu mujyi. Nageze mu mujyi none urumva nari maje gukura. Yego. Mita mb'umukristo njya mu rusengero ndavuga ati nta wundi wamara bino ndi guhura nabyo usibye Imana. Ndabatizwa amazi menshi. Yego. Umukristo. Ariko umukristo utagiriye ataha. Naha mu ishyamba. Ikadeshi murahazi. Kadeshi niho nitahiraga. Nkiberayo imvura ikansanga y'ukwa kane. Imyaka iragenda iranyica. Agenda mba mubi kurenza uko ubu. Ariko Yesu yampaye agasura we. Yesu yampaye agasura. Ndayishimiye. Kuko itaza kuma agasura ntabwo mba narashatse. Ntabwo mba mfite umugabo. Kubera iki se? Ego. Birakaze. Oya gute? Nango. Dusobanurira dusubiza muri ibyo bihe. Ubundi nari igikara. Kibi. Nari igikara. Njye nabaye mwiza. Nabaye mwiza pe. Nukuri. Nawe wabihamya? Nabihamya kuko nari igikara kibi kidakaraba. Nararwaye imyate. Nararwaye amaga. None yibaze muri icyo gihe cyanjye naho koga nagiraga. Sinahinduraga imyenda. Byari ibintu bigoye. Warahindanye? Narahindanye. Nano ari kunyweraho amazi. Umva kandi. Ariko Yesu ni mwiza. Mwabana mujye mukunda Imana. Nawe ntukipfobye cyane. Oya, nanga ari kwipfobye. Abantu muzareba kino kiganiro muzatere commentaire. Nari mubi cyane. Kuryo nigeze no kuza muri taxi. Mvuye ibyumba nje Kigali. Umuntu twari turi kumwe n'avati uyu ngubu mugize umugore koko n'indage kumweraho n'amazi. Nanjye bitamenya kuko ndi mubi. Nubwo mbyiziho. Oya nari mbyiziho. Ariko nari mbyiziho. Umuntu ntamubwiye nabi. Oya. Niba akajya bavuga ko nyir'ugo yapfuye ngo bigireho ikibazo. Ntawe ujya ibyakira. Uvuga ati nyine nibyo. Rwose wa mugabo avuga ati shanguriye mugasha wabyitegereje ndiyo. Wabyitegereje wari ubizi. Zarangiye rero nyine ngezaho nzi Kigali. Tana na groupe Kigali Kimisagara. Nzi Kigali ngeze Kimisagara turasenga arakamuhoza. Imana iravuga ati uyu mwana w'umukobwa ngomba kumwigishiriza Kigali. Mwebwe mutege mutaye. Nuramuhita cyo gusubira ibyumba. Agakora imanuka amaraso yazayabazwe. Nagume muri Kigali. Kigali narahigiye. Kigali inzara yarahandiriye ara Kimisagara. Hara ku isoko. Inzara yarahandiriye. Birangira umwuka noneho ubuze neza burundu. Naryamye aho ngaho nari kumwe n'undi mwana w'umukobwa wari wemeye kuza kumfasha ubuzima narindi kuko nayo yaramenyereye ni Kigali. Imana imuha umugisha ngo nibuke izina rye ariko Imana imuha umugisha. Inzara yaraturiye numa inzara imurya nawe bitari ngombwa ari kwikurira n'amafaranga. Twaryamye ara ku kiliziya. Umuntu aruvuye guhaga karoti aduha karoti zo guhekenya. Iryo joro nibwo nagatege kagarutse hari ndabigeze kuhicira. Bazihiciye twebwe turya nyuma ya kiliziya. Imana iraturokora. Turayishimiye. Yego. Birangira ngiye gusenga imurindi groupe nijoro. Mu ijoro ryaho nanone rindi rikurikiyeho. Byarangiye ngeze amahura n'umwana w'umusore. Amenya ubuzima ndimo. Arambwira ati fa tujyane mu rugo ujye koga. Twarajya duha amazi yo koga. Atuye Kimisagara. Eko nimba nta gituye kijya ari umusore. Nimba ari gituye ntango mbizi. Twaraburanye kubera ibi. Birangira duha amazi yo kunywa dutekera n'ubugari turarya. Atujyana mu buvumo. Yatujyanye aho butuye buri hariya Ikarama giti cy'inyoni. Nanone mbubamo.
nushije imyaka 16 nyiri muri ubwo buvumo. Ampaye nka data. Kana Ugiye wavugaga numva ugeze nko muri 20 ningahe? Oya. Yego. Birangira ubwo buvumo mbubayemo. Igihe cy'abakobwa nyigira. Nyiri muri ubwo buvumo kurya twajyaga kurya ibiryo byo muri puberi. Hepfo ku giti cy'inyoni. Tutabibonye hari mu gihe cy'imyembe. Tukaya gushaka imyembe kwa Isiraheli. Imana nayo izamuha umugisha tukarya. Uw'Imana ikozeho akatuzanira ibishake tukarya. Imana iduha amano muri ubwo buvumo. Urumva inzara yanyiciye Imana izamindurira amateka. Byarangiye ambwiye ati noneho fata kano gatike utahe. Subira mu buvumo. Yego. Ngezemo nabwo nijoro baradutera. Baduteye nabwo banera icyuma hano ku kaguru. Ariko sinahapfira. Yego. Mu gitondo cyaho urumva nakujya kwa twe twivuzaga ibintu bita kinuka. Tugashyiraho n'itaka. Yego. Birangira rero nkizeho byo ngibyo kagatike ndakagumana kugera wacu yari 700 ndatega ndataha. Yego. Ngeze ibyumba na pase ndataha he. Subira ikadeje. Ngirirwa amahirwe Imana irambwira ati kuva no munsi nkuhaye imbaraga zo kuba mu butayu. Imana ishimwe. Burya iyo ufite imbaraga z'umwuka wera ntago wicwa n'inzara. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera Imana igukundisha abantu. Uyu munsi wenda nimba usengeye umuntu arakugaburira. Imana ukrishimwe. Njya nkunda gushima Imana cyane niyo ndi mu rugo nkunda gushima Imana. Byarangiye rero mu nkambi hari umuntu arankunda akayenzanira amazi yo koga nkanarya. Uwo muntu ninde se yagukunze? Ubu yagiye hanze agiye muri Amerika. Ntabwo izina rye ndyibuka neza ariko yaragiye. Yego. Ari imvura mu kwa kane nabwo yaguye inkubi kubita igiti turi munsi yacyo. Twabaga mu butayu twese. Ndamubwira ati no ndabona buno buzima tutabamo ngo tuzabusoze. Ngiye kugizange nawe ugizawe. Nahise njya gushaka akazi ko mu rugo nanone. Yego. Nkorera umumama n'amemba 2. Na Imana imumugisha noje umuco mwiza nubwo byarangiye nanone tutakomezanyije ariko Imana imuha umugisha. Mama twarabanye ngirwa umugisha Imana ingirira icyizere yemera kandi nanjye tugumana. Byarangiye yapfuye. Papa w'abana nawe itajya hanze n'abana. Ndongera nkomeza bwa buzima. Njya gukora ahandi. Ngezo nansanga ni muri kabari urumva gusenga byese bihagarara. Ndakora sha mama akajya nkubita. N'abasore bakambeshyira ngo basenze ndi kumwe n'umuhungu. Umama akambwira ati nimbe na nyoko yabonye aho bajugunye ariko nangu uzabona aho bajugunye. Sha narakubitiwe ariko birangira nawe Imana imumugisha ku buzima mfite ubu ngubu none ni inama yangiriye. Ubu yagiye kuba hanze? Iyo papa yagiye kuba hanze ari hanze. Ahantu aho ngana handi nagiye gukora. Ndahaba. Ntabwo yagiraga umugore? Yari afite umugore yitabye Imana. Yarapfuye. Hasigara umugabo n'abana 2. Nagize amahirwe mbona na nimero ye nkunda kumusabira umugisha kenshi cyane. Byarangiye nkoze ahandi bana basinzasenga ahubwo nzabyara kuko nanjye kandi ndiye kubyarira iwacu nabanaga ihari kandi kuko nkabona ahantu nzashyira abana. Birangira nisubiriye mu butayu. Iyo nabaga uyu munsi ndi Kadesho nabaga ndi muri Bahiga urupfu igatuna. Iyo nabaga nari igatuna nabaga ndi ahantu bita ku Rutare. Iyo nabaga narangwa nabaga ndi Samatare. No gutyo niberagaho. Noneho reka nsimbuke. Birangira ngize imyaka 18. Mbwira Imana Imana kwambwiye kuzankorera ubukwe. Ko kwisura kuko uzayikorera ubukwe. None se ikimenyetso nta mungore wa Kaneresi. Cyo zari mayibo begeze kunereta da. Ikubwira utubwo. Se buraya yashaka ko tubana cyangwa kugira ngo turyamane. Yarambeshyaga. Newe ugeze kunereta mu myaka 17. Ndi kuzana 18. Birangira
ngimasema kuko uzankorera ubukwe nakireba ngasanga ndi mubi ngasanga ndi gikara noneho ari ibintu Imana yaneje nari mfite ibintu by'ibiheri kuva hano kugera ahangaha Imana ikambwira ngo nukuyanga abasore bajye bananena noneho cyane kugira ngo nazabyara kuko Imana ajyaga imbwira ati ufite karanti yiwanyu ariko nzakurinda ikongera ikambwira ati nuramuka usambanye uzarwara sida idakira noneho muri icyo gihe nyirwaye ibyo bintu Imana ajyaga imbwira ngo umva Yobu we nzabana nawe byarangiye rero ngiye Imana nushije imyaka 18 ndabase Imana ko nta musore uranireta koko koko wasanga wa mugani nta n'umugabo nzabona ubumbeshye nukugira ngo nkomeze gusa urumva 18 nari maje gukura Imana irambwira ati umura nzagukorera ubukwe noneho n'ubihano yakambwira ati Kristo Imana ibigushyeshye nta bukwe uzakora wowe rega uri mubi hari umusore bita Sharire ateye cy'imisagara n'umugabo nigeze kumubwira ati Sharire Imana izankorera ubukwe koko tereka dusenge simbizi tereka tubiharire Imana tereka tubiharire Imana birangira nsubiye ibyumba urumva ari nige nafatisha kuba udafite aderese ntubona umugabo ntubona ugutereta kuko byarangiye nsubiye ibyumba nsubira hahandi nabaga kuri wa mama mucuruza akabari mbayo njya mu rusengero nani nakundaga kujya muri nibature cyane numva 18 ntabwo yarakinzirika cyane gukora kinageze navuga ati ntukajye umembe ugireka nibere hano nk'umwana nakurega kujya muri nibature bugunga nza gukunda umusore ati kabisa uyu nguyu we nankunda zamenya ko Imana ko izankorera ubukwe zarangiye mukunze yakoraga muri beka Imana itaraguteturuye ahubwo yakujyanye muri banki umuhungu njya gusenga kuko nyine icyo gihe nari umunyempano ntabwo ari nk'ubu nari umunyempano abantu benshi wenda usebye ko sinzi ariko abantu benshi barankundaga ariko nyine atavuga ngo ni abasheri banjye da birangira umuhungu ambwira ati Kristo ndagukunda birangira nyine birasohoye ndati kabisa bya bintu birabaye bya bintu kabisa bijya bikora birangiye mbonye umusheri ntabwo yakubeshyaga sobwa yarambeshyaga nese ko bitabaye yarambeshyaga tubwire ukuntu byagenze byarangiye icyoza na Imana izamuha umugisha byarangiye nguriye imyenda na ya myati iragabanyuka ikintu nifuzaga guhera ku mwenda w'imbere ndumva umushahara yakoreye ahari wese waranshiriyeho ariko Imana izamuha umugisha nawe byarangiye rero muhungu dukundanye usoro muri banki turakundana yakoraga muri banki mu kiwundi ntago mbizi ntabyo nzi kandi uko akora ati ngo sheri nkora kuri banki najyaga no kumusura ye kuri bega ko yajyaga ambwira ati ntukajye uzakunda wambaye silipa birangira ngure n'udukweto twiza tatazagira umushisha n'ijisho yarankundaga pe ahubwo byatewe n'ukuntu nimereye ahari ariko none n'abantu bakajya mugaturira mukobwa w'inzererezi utagira aderese udafite uburanga umujyanye he man umunsi umwe pasiteri amuhamagara turi gusenga abimubwira ndi kumva rumwe ati wabuze umukobwa wize warambagiza kuyora mbise kiriya kintu utagira aderese umuntu uzamusabira he cyaze akambwira ati icyiza nuko ngukunda aho niyo adepeta dusezeranye ariko tuzakora ubukwe tujyana gusenga ahantu Imana irambwira ngo mu kwezi kwa 4 nzayibona bundi bushyashya ngira ngo byibura n'ubukwe wenda zaza gufata irembo birangira mu kwezi kwa 4 byo birwanyije cyane barabirwanya cyane buryo n'abantu bazaga kunywera nyine aho ngaho nabaga bajya bamaraga gusinda akavate ubukwe bwa Christine na runaka buzaba nakiriho tune kiriya kintu yakijyana he hari uwo mupasiteri
n'abandi bantu b'abasinzi urumva ko nari mu bikoko we kurya n'abasinzi bavugaga yuko ndi ikintu nari sibye nyine wenda utuvuta tw'Imana nuko reka nkubwire sibye utuvuta tw'Imana Imana izikadushyiraho nari mubi nawe urabyemeza none nabyemeza Imana ishimwe bw'ihinduranya amateka nuko na mama ubwe yarambwiye ati nubona ugutera inda uzashima Imana. Mama wawe ari mama nese niba mama yarambwiye iryo jambo nese mama wabonaga ari mwiza basi wowe ra wenda afite agasura nanga ari nkanjye burari igihe Imana ijye kukurema ariko avuga ati nese ubwo ukabona niba mama wawe yari mwiza ukabona byaragenze ute we ari kwa papa so wamubonyeho reka nze ngire kuri papa rero reka maze ndangizaho byarangiye muhungu ambwiye ati ngwino nsure kandi dufite amasengesho ya korari tunabyigeho ariko nanjye byimaje kundenga kandi umwe muri banki kandi koko njye nankunda ibintu bindemerera cyane kuko ibyakuremereye ni byinshi cyane n'umugabo Imana yamaye arabizi nanga nkunda ibintu bindemerera cyane ubwo nyine nimba byanze nimba byemeye mba numva nashaka gusubira ku bihe byashize yego umuhungu twaraganiye birangira ashatse ko tubana twishingiye kandi Imana yarambwiye ko izankorera ubukwe yego umuhungu rero byarangiye nyine turyamanye arambwira ati subura ajya hehe ndavuga ati byanga byakunda Imana izambabarira umuntu ahise amamagara arambwira ati Christine Imana igiye kukwanika yaba ari wasengeye yaba ari groupe wakandagiyemo yaba ari korari wakandagiyemo bose bazamenye ko wakoze icyo cyaha byarangiye rero umuhungu nanone nyuma aho mviriyeyo abivamo abivuyemo ndababara mitaneki ndabati yaramutse neye inda nayishyira hehe umuhungu tujyana mu rusibara duhamagara nyine mu badiyakoni urumva bahise babimenya byaramenyekanye biki byamenyekanye ko twaryamanye nk'uko Imana yari yabivuze urumva njye mu detayi natinda birangira rero tujye mu rusenge badutumije aravuga ati njyewe umunsi ava ngo twanaryamanyeho nagiye kwisiramuza uzi ko mu nzu y'Imana harimo abantu babeshya barabeshya niko yavuze mu badiyakoni we niko yavuze umuhungu niwe wavuze ngo yari yagiye kwisiramuza mu badiyakoni nko kuyabya uburari kandi aziko yabikoze aho bari kuvuga ati wenda Imana imbabarire byagenze gutya shahita avuga gutya akibivuga ubwo wayisumera ute nese nitura hasi witura hasi nanone numva nyine ngize umubabaro urenze cyane kuruta uwo nari mfite birangira ngiye kwa muganga banjyanye kwa muganga ngiye kwa muganga wankangukiye ndavuga ati wa muntu runaka ari hehe kari we nshaka babaza umuntu wari wanjyanye kwa muganga ati runaka ninde baramuhamagara yego bamuhamagaye aravuga ati umva uwo mukobwa nta nubwo muzi birangira rero banshije mu cyuma basanga ndatwite basanze utwite ngo ndatwite byari byose ntabwo byari byo ahubwo ni cya kigeragezo nyine cyangwa ni kwa kundi Imana wananiye Imana ikavuga ati nanjye reka mpite mugenza gutya ngaruka i Kigali garutse i Kigali nzambitekerereza umuntu i Kigali arambwira ati reka ujyane kwa muganga tugiye kwa muganga baravuga ngo nanda mfite anjyana kwa Gatera Imana izamuha umugisha kwa Gatera ni ari santire no basanga nayo mfite ariko mbiye byaramenyekanye yuko ntwite ubwo hari nka ryari aho nari mfite imyaka 20 ntago nibuka umwaka ariko byari 2017 kurumva nakoze ubukwe 2015 2012 na rimwe gutyo 2011 na 2 birangira ngiye gusenga ahantu Imana irambwira ngo uramwe kuzabana imyaka 3 mugahita mutandukana irambwira ati Imana icyo tuyikundira no kivugana natwe Imana igivugana natwe muyinambeho irambwira ati 2015 nzagukorera ubukwe irambwira ati kandi umugabo azaba ari umugoyi
azagukunda. Arambwira ati Imana irangije arambwira ati nubwo yaba ari umukene ariko ubona umugabo uzagukunda kandi uzakugeza i Yerusalemu. Irambwira ati ni Imana ifata umukungu ikawuhinduramo umuntu, ikintu gifatika nyine. Twasanga igiye kuba umukene, utazama inyama, utazama ifiriti, utazama umuceri. Numvaga nshaka uzarya umuceri nkawurya nkawuhaga, nkumva ukuntu Yesu agira neza byibura. Noneho njya gusenga ahantu muri karitsiye ni naho ntuye. Imana irambwira ati umukarani n'umumotari n'umunyonzi n'umuyede si abagabo. Irambwira ati ko narebye ku bintu byakumariye iki. Tabasi Imana igiye kuba umuyede, ntange n'akazi ngira. Noneho abantu bakambwira ati Kristi Imana iguha umuyede ntuzamwemere. Ukuntu wababaye n'amavuta yawe ugiye kwitungana umuyede. Noneho birangira ngiye gusenga ahantu Samatare. Rumva ni Imana yarambwiye ko izankorera ubukwe noneho bihagije. Njya gushima nyine ko izankorera ubukwe, ngeze Imana iti mwana ni nayi Kigali. Rumva na mama nari mfite ari kuzankorera ubukwe amugani nta muryango ntawe. Ariko Imana ibuza amahoro mu mama, na Imana imuha umugisha mwita mu Pauline. Sha ankorera ubukwe, amfashe mu bintu by'ubukwe bwanjye. Rumva nari nzahari mwikaze. Sinawe nakuye kunaryamye kuri matera bwa mbere. Nkajya nidundaho nkagaruka nkongera. Sinakubwiye kuntu nageze ku matara bwa mbere nkajya nyacana nkongera nkayazi bugacya nasinziye. Ariko Yesu uri mwiza. Byarangiye rero, byarangiye Imana inkoreye ubukwe. Ntabwo yamaye umuyede ariko yamaye umugabo unkunda. Shano kuri arankunda. Imana ijye umumugisha. Mu myaka 9 tumaranye ntangaranuka narambwira nabi. Urumva yuko aho ngeze nayishimira kandi nizaze nzi ko izarukomeza ikabana nanjye. Ni ukuri Imana imumugisha. Umugabo wanjye Imana imumugisha. Byarangiye kwa kundi wa muhungu asohotse muri ADPR uko Imana yabimbwiye, kandi yarerekanwe nanjye nderekanwa mu kwezi kumwe. Twakoze ubukwe mu mezi akurikiranye. Urumva ko nanga Imana yambabaje. Birangira Imana wamugoye rero uko yabimbwiye. Imana nanga igibeshya. Papa rero, papa naje kumenya gute? Naje urumva nagiye kwanisha invitation buri zina nandikaho. No ku murenge bambaza abavyeyi ndamuyoberwa. Nza guhamagara umuntu wo muri karitsiye mu rugo. Ndabwira ati wambwiye amazina ya papa. Arambwira ngo nanga yazi. Njya kwicarana na mama ndabati mama ngiye mfite ubukwe. Wambwira papa ngo ufite ubukwe wowe se? Injewe wowe arabiseka. Ngo wowe ati wowe se ufite ubukwe? Ati mfite ubukwe. Ati nta bukwe bwo kwa runaka mbonye. Batimba barumfasha kumenya papa ibindi nta kibazo. Byarangiye nyina mumbwiye amazina ariko sinamumenye. Ngeze mu rugo nabwo ndabyibagirwa. Twandika amazina y'umuntu wanshingiye. Ngize papa mumenyeje ubundi neza noneho. Nagumije gukurikirana amakuru yemenya famiye ye. Ndahamagara. Nasanze nsanga kubyara papa. Naramumenye. Papa namumenye ari uko yapfuye. Rumva umunsi twari guhurira kugira ngo tumenyane kuko yakundaga abagore cyane. Umwe yaramuroze. Ku munsi twari buhurireho na bahise bamagara bambwira ko yapfuye. Namenye ari mu isanduka nyine. Nibwo namenye papa. Imana rumva nibyo byose yagiye inkorera. Yankoreye ibyo ngibyo. Imana inyubakira urugo. Ibana nanjye. None hari abantu benshi babaye nk'ibyo narindimo cyangwa se babirimo n'ubu. Ikintu nababwira ni bikomeze ku Mana. Imana yakoreye ubukwe Kristina. Kristina ari ufite ibiheri byinshi. Kristina ari urukara. Kristina ari urwaye imyate. Yabuzwa n'iki wo kukugirira neza. Kristina ngereka nkubwire ni mfite n'ikizere n'ibindi kizabikora. Naje gufata abana. Hari umwana wari ukurikiwe afite amezi, yarafite amezi 9. Mufata umugabo atabizi, ruva umuganya atari umukristo. Mujyana mu rugo muhetse arakana gatoya.
ndakajyana bati kano kana mu gihe mari natinze kubona umwana ndavuga ati uyu mwana ashobora azambera umunyamugisha birangira ari njye nyine umenya ikintu cyari cyo cyose njya mu cyaro nsanga umwana w'imyaka 7 nawe utiga mama yaramujugunye amusigira ise nawe ni ikirara umwana akajya arara nawe mu kiraro cy'inka aho bwije akarara aho ngaho noneho muri kayitsi ndababaza neza n'abase papa bo cyangwa mama bari he ambwira ko ari umwana w'indushyi urumva nawe niyigaga ndamuzana mu rugo nawe muzana nabanje kubaza umugabo ariko umugabo nyine arihangana aramwakira ndongera njye Gisenyi niho iwabo umugabo nsanga n'umwana mfite imyaka 13 utiga urumva kuba natarize banumva ngira impuhwe cyane muri make ngira impuhwe cyane nawe ndamuzana mu rugo nawe mushyira mu ishuri nzana n'undi w'amezi 9 bazana ko ufite ubushobozi base sha ubushobozi nabwo ariko icyo ndeba ryicyo kandi bakagerageza kunyurwa se buryo uyu mwana mutoje neza siwe twebwe kira batagiriraga impuhwe ariko iyo mwana mutoje neza ashaka kutanyurwa cyane ariko iyo yiga ikindi cya kabiri umwana urere y'umurinze kuvuga ngo ibyo ndiye ntanga ari ibyo ari burya ariko iyo umuhaye ibintu byose akisanzura aranyurwa wenda nk'ikintu kingwa no kubarihira cyane ariko nziko Yesu azanshoboza izabikora Imana izabikora bakomeze bige zabikora nuko yego ubwo urakomeje ubwo buzima ubu ngubu warashatse ufite n'abana naburera muri make iby'Imana yakubwiye hari ibyo yagiye isohoza sha Imana ibyo yagiye imbwira ngi ikintu nshimira Imana cyambere yagukije Kanande yankweyo Kanande cya kabiri yamaye umugabo mwiza muremure mwiza ariko umugabo w'igisenyi uramuzi wowe yagukoreye umutima rero urumva nyine ngiye mu bintu cyane wenda iyo umusore icyo gihe ankundaga gukorera kuri uwo nguwo nijya mwitaga sheri bwa mbere taranambwira ko ankunda ariko Imana nyine yamayeho nitago sheri turi mu rugo nyine sheri wirute Imana yarabikoze Imana yankoreye ubukwe inkorera ubukwe abantu barambwira ati Kristo uzakuzanira iki timuzanzane mayonnaise abandi uzanzanira umuceri umva natanye inkodufuka ngatunga yo tw'umuceri saa 10 mbyutse ngiye guteka umuntu w'umugeni we kugira ngo nijye nyine ngiye mage cyane narashonje numva nshaka kurya umuceri n'agafiriti nawe nzi kubiteka neza natetse umuceri uratema uzamo amazi menshi wabipima neza nanone umuntu arambwira ati Kristo uzanywe kano yabinyama za make njya kugura inyamufungo ya 200 ndaza mitogosanya n'umuceri ngaho shabirangira umugabo abyanze cyo kintu cyambabaje turi kumwe banga inyama za 200 zibaho sibindi ibi nibiki watetse kanje numvaga natetse neza ariko Yesu agira neza nyine gisha guteka ubu usiga bipiga neza sha munda bipika kabisa uzanansuri wanjye kandi ukuri uzansuri yego nacyo bizagerwaho urumva ariko turashima Imana ko yakunyuje muri ibyo byose muri ubwo buzima wagiye unyuramo ni ibiki wigiyemo wasangiza abandi muri ubuzima ikintu nigiye muri buno buzima wanyuzemo wowe ubuzima nanyuzemo ikintu nizemo no kugira neza nukugira imuka fasha undi muntu ikindi nigiyemo no kutishyira hejuru ikindi nanone no gufasha umuntu urusha ubushobozi kandi nimba gutakiye mwumve nimba aguhamagaye ati nyene iki ngiki kimuhereze nimba ufite ubushobozi kuko nabonye imbere hano ariho hakazi kuruta aho tuvuye buri ikintu cya mbere iyo ukoze neza ineza uyisanga imbere yego cyo kinege muri ubwo buzima ukaba ufite izihe nzozi ziri imbere
inzozi mfite Imana izimfashije nkazigeraho. Mfite inzozi yo kuzagira byibura mbonye nka miliyoni 2. Numva najya mu cyaro iwacu. Nkafata abana b'abakene bose ariko nkamanza nkabatekera burya mu cyaro barya inyama kuri Noheli nako nari n'igihe batanazirya ntabwo bose ariko barya inyama ntange nako bose barya umuceri. Yego. Nkabakura umunsi mukuru nyine wo kubatekera umuceri nkabatekera inyama nkabagurira n'imyenda yo kwambara. Abana bo mu cyaro kenshi nta nubwo bagira aho kurara. Byibura nshaka kutabona amafaranga yo kubagurira matera ariko nkabagurira ibirago. Yego. Imana izabigufashe kandi izagukomereza amaboko. Turabashimira cyane. Turabashimira n'ukuri ntacyo twabahereza. Mama turagushimira. Sinzi niba ari cyo ufite kikuri ku mutima ubundi tugasoza n'isengesho. Hari ijambo rijya rimfasha. Riri muri Yesaya 3:8 ntabwo nirwa ndisoma. 3:8 umurongo wa mbere. Havuga kuntu Hezekiya yarwaye Imana imutumaho umuhanuzi Yesaya. Iramubwira ngo nagenda mubwire ngo atanga ibye byose abirage kuko atazakira ahubwo agiye gupfa. Ariko Hezekiya yibuka ko yavuganye n'Imana. Yibuka ko yajyaga ivura akavugana n'iyera. Arangije yibuka ibihe yagiranye n'Imana asubira ivuri. Arasenga ngo ararira n'amarira menshi ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irumva. Ngirangije ngirongeramo imutumaho wa muhanuzi. Iramubwira ngo subirayo ubwire Hezekiya kurumshe gusenga kwiwe no gutaka kwiwe. Iramubwira ngo kubaho kwe imwongera indi myaka 15 yo kubaho. Haleluya. Amen. Noneho irangije iramubwira ati izamurindana n'umurwa we. Izamurindana n'abaturanyi bamusebeje. Hari igihe umuntu ageramo nk'ubu wenda sinzi ni muri umukristo ariko hari igihe ugeramo wasenga batindira urayabuze ubwenge. Uriya se kari umukene ubundi Imana isa nkaho yamwibagiye yakugirira neza. Ukibuka ko Imana yageneze Hezekiya nawe ko yakugirira neza. Umva ufite ibibazo n'intambara ibuka ko mu ijuru hari Imana. Ikindi cya kabiri witerwa n'intambara uri kurwana nazo. Witerwa na shuri kubona imbere yawe. Humura na dodani uri kubona Imana izayikwambutsa. Uretse na Hezekiya nanjye arayinyambukije. Amarira nari mfite nanga ariyo mfite. Mubabaro nari mfite umuntu nyitaho. Mfite umuntu mbwira ati ko byancanze mbigenze gutya. Niyo atahita bibona uwo mwanya ariko anega amatwi. Humura nta Imana izakugira neza. Kandi ikindi gikurikiyeho Imana ishaka yuko duhigura imihigo twahize kuko igihe cyo guhiga iyindi kitwegereje. Nukureka mubwire mu Kristo ihangane. Ushaka kuba ufite n'imodoka n'amazu menshi ariko ufite intambara urwana mu mutima. Ibuka ko Imana ihari kandi izakurwanirira. Yesu abaho umugisha. Murakoze. Reka dusoze dusenga usabire umugisha. Mana turagushimiye turaguhimbaje. Tugushimiye imbabazi byawe. Tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe. Tugushimiye ko waturinze izina ryawe icyubahiro. Tugushimiye ko kandi uduhaye ikiganiro cyiza tukaganira neza tuvuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Mwami reka ibyo tuvugiye ahantu bizagire abo bifasha bave ku rwego rumwe bajye ku rundi. Reka bazahindurwa n'iki kiganiro bazahinduke bagukurikire mwami kuko ntabwo ari twe twivuze twavuze imirimo yawe wakoreye muri twe. Reka rero mwami ikiganiro kizajyane nawe kandi tuzongere guhura duhura amahoro. Tugusabye tukwize ku izina rya Yesu Kristo. Amen.